Murakoze kandi mwese turabaramukije mu izina rya Yesu witeka bahire kandi abaha umugisha. Nkuko udufashije mu buyobozi bwa gahunda ya materaniro babwiye, kuko aya ni amateraniro dutangiye muri uyu mwanya, twongeye gushishikariza, twongeye kwibutsa abantu b'Imana bakunda ubutumwa bwiza, ababubamo, ababwizera, nabumva bakeneye rwose no kubwinjiramo, ko ari byiza kwitabira amateraniro nk'aya kuko afite inyungu nyinshi z'ibyo twungukamo. Rero ngiye tugiye kubana mu cyigisho cyo muri uyu mwanya. Amazina ni Byemana Jean de Dieu, nk'abantu umugorozi, ndi mwene so na musaza wanyu, dufatanyije kwizera ubutumwa buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi. Kadusenge, nyuma yaho turabagezaho insanganyamatsiko y'icyigisho tugiye kwigira hamwe. Turagushimiye cyane Data wa twese uri mu ijuru, dushimye uburinzi n'imbabazi bibanye natwe, tukaba tugeze muri aya masaha duhumeka. Uhabwa icyubahiro. Tukugiriyeho umugisha wo kuba dutangiye aya materaniro, turakwinginze ngo tube bugufi, uturindire mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka turusheho kushima Imana ariko tunabaramutsa, kandi twongera kunezezwa no kuba tugize umugisha wo kuboneka muri aya materaniro, kuba bamaze kugera ku murongo wa channel ya YouTube ivugurura n'ubugorozi, abageze bamaze kubona link ya Radio King, mukaba mwese mwageze ku mirongo inkoranyambaga, bageze kuri Radio Izuba, mwese turabaramukije cyane mu izina rya Yesu uwiteka bahire kandi abaha umugisha. N'abagorozi babagezaho ijambo ry'Imana, babagezaho gahunda nziza y'amateraniro meza anyurira kuri uyu mirongo nkoranyambaga, mu buryo bwo gukomezwa mu by'umwuka binyuriye mu kwiga ijambo ry'Imana. Rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana nk'uko twamaze kubibabwira. Mu by'ukuri bavandimwe, Imana yacu, Imana nziza, ikeneye ko igihe cyose abantu bayo bagira agahe ko kwiga ijambo ry'Imana, guhurira hamwe, baba babiri batatu abarenza abo, bahura imbona nkubone, bahurira kuri iyi mirongo nkoranyambaga, bahurira mu buryo bwose Imana yateganije bashobora guhuriramo, ariko ikigenderewe umugambi mwiza bafite ari ukwiga ijambo ry'Imana. Hari umugisha Imana yateguriye abo. Ni nayo mpamvu tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo umugisha ukomoka ku materaniro yera. Umugisha ukomoka ku kuba mu materaniro yera. Umugisha ukomoka ku materaniro yera ni mwinshi kandi ni mwiza, kandi koko ni umugisha. Ari nayo mpamvu ni itegeko kuboneka mu materaniro yera, kuko ni icyiza umuntu akuramo. Amateraniro ni bumwe mu buryo Imana yateguye bwo guhuza abana bayo kugira ngo ibasukeho, ibasesekazeho uwo mugisha uyakomokamo. Niyo mpamvu imirongo ikurikira yo muri Bibiliya itubwira neza ko kuko ari bumwe mu buryo Imana yateganije kugira ngo igezeho imigisha abana bayo. Mu gitabo cya Matayo 18 umurongo wa 19 haratubwira ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye mu izina ryanjye, uwo ni Yesu wabwiraga abigishwa be, mba ndi hagati muri bo. Yesu niwe mugisha uruta indi migisha yose, kuko niwe soko y'imigisha tubona. Iyo turi kumwe nawe tuba turi kumwe n'imigisha yose. Yesu yagaragarije abigishwa be ko igihe kinini, igihe cyiza bashobora kumubona, bashobora kumugira, kandi ya migisha iri muri we bagashobora kuyironka ni igihe bateraniye hamwe, babiri cyangwa batatu bateranye mu izina rye. Burya guteranira hamwe ni itegeko, kandi iri tegeko riba ari iryo kutuzanira umugisha. Ni nayo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kuganira iryo jambo ritubwira ngo umugisha ukomoka mu materaniro yera.
nubwo hari uburyo bwinshi bwo guterana, ariko amateraniro ahuriza abana b'Imana hamwe, baba benshi baba bake, aho bakahateranira bahuje umutima, bahuje intekerezo, bahuje umugambi wo kwiga ijambo ry'Imana, bagashobora kurinda intekerezo zabo ngo zishobore kuba bugufi n'ijambo ry'Imana. Hari umugisha ukomoka muri ayo materaniro. Muri iki gitabo cya Bibiliya nanone ni umurongo uboneka muri Zefaniya, ndagira nti kandebe ko aya magambo nyabona. Igice ni cya 2 umurongo wa 1 haranditse ngo nimuteranire hamwe, nukuri nimuterane mwa bwoko butagira isoni mwe, ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho. Ijambo hano risubiwemo inshuro ebyiri. Abisirayeli mu gihe cyabo Imana yabasabaga guteranira hamwe kubw'inyungu bagomba gukura muri ayo materaniro. Aha Imana yabibukije ikoresheje Zefaniya ko bakwiriye guteranira hamwe, bagateranira hamwe ngo kubwiza impamvu zikurikira. Iya mbere, hari ibyategetswe by'Uwiteka ngo igihe byaba bitarasohora. Hano havugwaga iby'uburakari n'umujinya w'Imana uzasukwa ku nkozi z'ibibi. Noneho abana b'Imana bo basabwa guteranira hamwe kugira ngo bibabere urukingo rwo gusobanukirwa ibyategetswe n'Imana, kandi birusheho gutuma bamenya uko bakwiye kwifata kugira ngo batazasukwaho umujinya w'Imana. Noneho burya amateraniro ni bumwe mu buryo Imana yateguye bwo kuvugana n'abantu bayo no kubagezaho ibyo ibakeneyeho, nabo bakayigezaho ibyo bayikeneyeho, maze bagakuramo umugisha n'inyungu byo kuba basabanye n'Imana. Niyo mpamvu umurongo wa Bibiliya Abaheburayo igice cya 10 umurongo ni wa 25 haratubwiye ngo ntimukirengagize guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, nk'uko bamwe bajya bagira. Ariko umurongo ukomeye nifuza kwitaho cyane muri uwo murongo niho harimo ijambo rikomeye rivuze ngo reka aya magambo tuyasome kugira ngo tuze kugira icyo tuyavugaho twayasomye. Igice ni cya 10 umurongo ni wa 25 haranditse ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane, kandi uko tubonye ujya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Umurongo tumaze gusoma muri Zefaniya uratubwiye ngo nimuterane bwoko bw'Imana butagira isoni zo kwitwa abana b'Imana, ibyategetswe bitarasohora, kandi n'umujinya w'Imana utarasukwa ku nkozi z'ibibi. None undi murongo hano uratubwiye ngo nimuterane, mwe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo kujya munsi urushaho kutwegera, turushaho guteranira hamwe duhugurana, kandi ngo tujye tugenza dutyo uko umunsi urushaho kutwegera. Uyu munsi wakomeje kuvugwa aha ni umunsi w'imperuka, ni umunsi wo kurangira kw'imbabazi, ni umunsi wo gusozwa kw'imigisha Imana yageneye abantu bayo n'itangira ry'ibihano ku nkozi z'ibibi. Noneho ibyo bitaraba, Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi, igikeneye ko twe nk'abanyabyaha tuyisanga tukayisaba imbabazi kandi ikatubabarira. Imana igikeneye ko mbese tuyikeneye kuyibonaho ibyo byose, iravuze ngo niduteranire hamwe, duteranire hamwe kuko hari inyungu tugomba kubikuramo. Niyo mpamvu rero abana b'Imana dukwiriye kwita cyane ku materaniro. Niyo mpamvu muri iyi nsanganyamatsiko twifuza kuvuga kuri ibi bintu bitatu. Icya mbere turaza kuvuga ubwiza bw'amateraniro, mbese amateraniro ubwiza bwayo, inyungu ziyakomokamo pe nziza, umugisha ubu yarimo, ubwiza bw'amateraniro turabuvugaho. Icya kabiri turavuga ku ibintu bijye bitunyaga, kwirinda ibitunyaga kwitabira amateraniro.
hari ibintu Satani nawe yateguye aratondeka kugira ngo bijye bitunyaga kwitabira amateraniro. Icya gatatu, turaza kuvuga ku bihombo duterwa nuko kutitabira amateraniro. Iyo tutayitabiriye ibihombo duhura nabyo. Muri iyi nsanganyamatsiko yacu turaza kuvuga kuri ibi bintu, kandi reka duse n'ababyihutana. Bavandimwe, amateraniro ni meza, amateraniro ni meza, kuko iyo abantu bayitabiriye hari ubwiza bwayo abantu b'Imana baronka. Muri Bibiliya hatwereka neza ko igihe cyose Imana yabaga ifite ikigiye kuganira n'abantu bayo, uburyo bwiza yari yarateguye kandi yateguye inakomeje gutegura kwari ukubahamagara ngo bahurire hamwe. No mu buzima busanzwe ubuyobozi ubwo ari bwo bwose ntabwo bushobora kugira icyo bugeza ku baturage babo batabanje kubasaba ko bahurira hamwe. Nibwo buryo bwiza bwo gutambutsa message, ubutumwa ufitiye abantu. Ari abo bantu bakungukiraho kubona ubwo butumwa, ari nawe ubutanguka bawungutse kubona abo bantu. Noneho amateraniro ubwiza bwayo, umugisha uyakomokamo turayisoma mu ijambo ry'Imana, ariko reka tubanze duhere kuri muri Bibiliya icyo yavuzweho. Ijambo ry'Imana ryerekana ko igihe Imana yari igiye kubwira Abisiraheli ibirebana n'amategeko 10, yabwiye Mose ngo nabwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose ati, uyu munsi hazabeho kwiyeza, kumesa imyambaro, kwitunganya, kugira ngo bazazamuke nanjye murire nabo kuri uriya musozi. Nta kindi Imana yari ikeneye kubabwira ari ukubagezaho amategeko 10, kuko Mose yaragiye arabibabwira. Bagize imyiteguro yo kuboneka muri ayo materaniro yo guhura n'Imana, bariyejeje mu mutima, bongeraho n'igikorwa cya kabiri cyo kwiyeza inyuma ku mubiri, kumesa imyambaro, kwiyuhagira, kwitunganya kugira ngo bagere mu materaniro yera koko, bafite kwera ko mu buryo bubiri, ko mu ntekerezo ariko ko kwera kwe mu mutima, kandi bakaba bafite no gutungana kw'inyuma ku mubiri. Iki gikorwa ni igikorwa cyiza gituma umuntu abona ubwiza bw'amateraniro, kuko habaho n'amateraniro abantu bahuriramo ariko ari mabi. Nigeze nsoma mu gitabo cya Bibiliya cy'Imigani igice cya 23 umurongo 20, haranditse ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanyanda nini n'abanywi b'inzoga, n'abo banyanda nini nyine bagira amerwe yo kurya n'inyama. Ntukabe muri iryo teraniro. Urumva naryo riba ari iteraniro. Hari aho dusoma muri Bibiliya Imana yabyibwira Abisiraheli iti, aya materaniro yanyu ndayarambiwe, ndayanze, sinyakeneye no kuyabamo. Na materaniro ngo guterana kuvanze n'ibyaha Imana igikurambirwa ikakwanga. Noneho amateraniro ajya meza iyo abantu bayinjiyemo bagendanye umutima wo kwicisha bugufi kugendereye kubazanira kwera ko mu mutima. Icya kabiri, bakaba banashoboye no kwiyeza n'inyuma ku mubiri, bameze neza ku buryo baba bafite isuku, bafite gahunda ituma Imana ishobora kubana nabo. Noneho ayo niyo materaniro ajya meza, maze ubwiza bw'Imana bukabageraho, bakabona imigisha ikomoka muri yo. Ubwiza rero bw'amateraniro, muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, page 236 haranditse ngo, mbese n'uwuhe mugambi wo guteranira hamwe? Hani mu kagingo gato kavuga ngo umugambi w'ibiterane cyangwa umugambi w'amateraniro. Hano haranditse ngo, mbese ni ukugira ngo tujye kumenyesha Imana tuyihugura binyuze mu kuyibwira ibyo tuzi byose mu masengesho. Umuntu w'Imana aranditse ngo, oya, ahubwo duterana ari ukugira ngo twubakane, kabiri twungurane ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo, gatatu kugira ngo duhuze imbaraga,
kane, duhuze umucyo n'akanyabugabo twiyumvisha ibyiringiro n'ibyifuzo bya bene data. Aya magambo dusomye aha agaragaje ubwiza bw'ibyo tubonera mu materaniro. Tuba mu materaniro ari ukugira ngo twubakane, twungurana ibitekerezo. Nta kindi cyubaka abana b'Imana ni ibyanditswe byera, kuko nibyo byo kurya by'umwuka bishinzwe kubakana. Umwe aba ashobora kugira ibyo yungura undi, n'undi akaba afite ibyo ashobora kungura mugenzi we. Icya kabiri ni ukugira ngo twubakane kandi duhane n'ibyifuzo, ngo kugira ngo duhuze n'imbaraga. Aho hari intege nke zanjye huzuzwe n'imbaraga z'undi. Ikindi ni ukugira ngo duhane akanyabugabo kandi tugire ibyiringiro, twubakana mu byiringiro na bene data. Mu gusengana umwete n'umutima wacu wose, tukabwira Imana dufite kwizera, twakira inkunga n'imbaraga biva kuri soko y'imbaraga zacu. Ni ukuvuga ngo mu gusenga Imana binyuze mu kwizera, twongererwamo imbaraga mu kwizera, ariko icyo gikorwa gikozwe turi mu materaniro. Hepfo rero haravuze ngo amateraniro yacu y'ingando afite n'undi mugambi, agomba gukangura imibereho yacu y'iby'umwuka mu bantu bacu. Ubwiza bw'amateraniro ubwo tumaze kugira ubwo tubona hana mu materaniro, ngo niho tubonera ikanguka ry'imibereho yacu y'iby'umwuka. Habaye igihe tugira ibintu bidusinziriza mu by'umwuka, mu materaniro niho dukangukira mu by'umwuka. Ikindi, Imana yadushinze umurimo wera bihebuje, none tugomba guteranira hamwe kugira ngo twakire amabwiriza yayo, bitume dushobora gukora uyu murimo. Dukeneye gusobanukirwa uruhare tugomba kugira mu kubaka umurimo w'Imana ku isi, umuntu wese ku giti cye, by'umwihariko mu kurengera amategeko yera y'Imana, kwerereza umukiza, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niwe tugomba kwerereza tubwira abari mu isi. Tugomba kandi guterana kugira ngo duhumekerwe n'ijuru, dusobanukirwe n'umurimo wacu ugomba gukorwa mu ngo. Noneho bavandimwe, mu ncamake, reka utu tuntu mutwiteho, kuko nitwo dukubiye mu bwiza bw'amateraniro. Icyambere, amateraniro niho tubonera igikuriro cyacu, niho tubonera igikuriro cy'iby'umwuka no gusobanukirwa neza ibyanditswe byera. Mu materaniro ubwiza bwo tuhabonera, icyambere niho tubonera igikuriro cy'iby'umwuka binyuze mu gusobanukirwa neza ibyanditswe byera. Ubwo buri muntu wese mu materaniro niho aza kwigira kugira ngo ashobore gukura mu by'umwuka. Kuri iyi ngingo ndasoma muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ni page 237, haranditse ngo amateraniro yacu y'ingando yayobowe neza ahinduka ishuri abungeri, abakuru b'amatorero, abadiyakoni bashobora kwiga uko banoza umurimo wa shobuja. Agomba kandi kuba ishuri aho abagize itorero, abasore n'abakuze babonera amahirwe yo gusobanukirwa neza inzira ya Nyagasani. Ni naho abizera bashobora kwakirira amahugurwa azabashoboza gufasha bagenzi babo. Niyo mpamvu tubonye ko ubwiza bw'amateraniro, ubwa mbere niho tubonera igikuriro cyacu cy'iby'umwuka, kuko dukuzwa n'indyo y'iby'umwuka, ariryo jambo ry'Imana, kandi kugira ngo turiboneraho mu materaniro. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ibyiza dukomora n'ubundi mu kwitabira amateraniro. Icya kabiri, kwitabira amateraniro bidukomereza mu kwizera ndetse no mu kwiringira Imana.
rya jambo, kwa gusabana, kwa guhura n'abandi mu materaniro yera, nimwo dukomerera mu kwizera, dukomejwe n'ijambo ry'Imana, dukomejwe n'ubuhamya bwa bagenzi bacu batanga turi mu materaniro, dukomejwe n'amashimwe ya bene data batanga bari mu materaniro, tunakomejwe n'amasengesho yuzuye umwuka w'Imana turi guhabwa turi mu materaniro. Inyigisho nzima ikadukomeza, ya yindi tubatura mu byaha twigira mu materaniro ni nayo idukomereza mu kwizera. Noneho kwitabira amateraniro niho dukomerezwa mu kwizera no mu kwiringira Imana. Icya gatatu, ubwiza tubonera mu materaniro yera nuko ariho duhishurirwa mu buryo bwimbitse isano dufitanye na Kristo. Isano dufitanye n'Imana tuyihishurirwa neza igihe turi mu materaniro yera. Umuntu wese iyo ari neza mu materaniro niho ashobora kubona uyu mugisha wo kureba koko kwasabanye na Yesu. Aya magambo reka kuri iri jambo dusome amagambo make aboneka mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Mwumva uburyo mu materaniro ariho dusabanira n'Imana, niho umenyera koko kuri kumwe na Yesu. Naho igihe icyo ari cyo cyose wirengagiza amateraniro uba ufite igihombo gikomeye. Paje 163 igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka handitsemo aya magambo akurikira: amateraniro arushaho kugira unyungu, akagira n'iterambere ry'iby'umwuka. Ni amateraniro arangwa n'umutuzo, aho buri wese agenzura umutima, aho buri wese ahirimbanira kwimenya ndetse no kumenya Kristo abifitemo umwete no kwicisha bugufi. Ubwiza bw'amateraniro kandi ashobora kuduhesha inyungu zikomeye zacu z'iby'umwuka, maze tugahishurirwa mu buryo bwimbitse isano dufitanye na Yesu. Ngo ni amateraniro arangwa n'umutuzo. Mbese ni amateraniro aho ngo buri muntu wese aba atuje. Hari amateraniro mabi nk'uko twababwiye, amateraniro arangwa n'urusaku, aho buri muntu wese abantu baba bari mu kavuyo k'urusaku rw'imbyino nyinshi, buri wese avuga ibye, undi avuga ibye, undi mbese ku buryo uwumva ari akajagari. Ayo materaniro ntabwo Imana yemera. Ari nayo mpamvu mu gitabo cy'Abakorino ba mbere igice cya 14:33 handitse ngo kuko Imana yacu atari iy'umuvurungano ahubwo ni iy'amahoro. Umwe ari kuririmba, undi wari gusenga, undi ari kuvuza ingoma, undi ari mbese ibintu bisa n'urudubi. Ayo materaniro ntabwo Imana yemera. Ahubwo ngo amateraniro aba meza, akaza na inyungu kubayateranye. Ngo naho umutuzo uboneka, ngo maze buri muntu wese akarangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, akagenzura umutima we. Ese umutima wanjye ubanye ute n'Imana yanjye? Ukareba ko isano ufitanye na Yesu ko irushaho kwiyongera cyangwa se ko hari ibyagutandukanije nawe. Icya kabiri, muri uko kugenzura umutima niho ujya umenya n'ibyo ukwiriye gusaba Imana ukabisobanukirwa kuko wimenyeho amakene yawe. Noneho hano niho bavuze ngo aho buri wese ahirimbanira kwimenya. Intege nke zanjye z'iby'umwuka zirahagana he? Ni hehe nateshutse? Ni he navuze nabi? Ni he natanze icyitegererezo kibi? Nkurikije ijambo nigishijwe, ni ikihe gihombo nagize mu by'umwuka? Aho ushobora kwimenya ukigenzura muri ayo materaniro ameze atyo, ubu yakuyemo hari ibyiza biba biri bukugereho. Noneho ukagerageza no kumenya Kristo ubifitemo umwete kandi wicisha bugufi. Icya kane, ibyiza dukomora mu materaniro, ikindi cya kane cyiza dukomora mu materaniro, tuhakura imbaraga yo kujya gukorera Imana. Mu materaniro niho dukura imbaraga z'iby'umwuka, maze buri muntu wese akahavana ishyaka n'umwete byo gukorera Imana. Icya gatanu, niho dukura n'imbaraga idutera gutsinda ibishuko.
mu by'ukuri mu materaniro yera tuhigira ijambo ridufasha gutsinda igishuko, kuko mu gitabo cya Bibiliya ni Zaburi 119 umurongo wa 11 haratubwiye ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ibishuko byaba byibasira abana, abagore, abagabo n'abasore n'inkumi, yemwe n'abasaza n'abakecuru, inzira byaba bicamo iyo ari yo yose, abantu b'Imana bakunda kwibera mu materaniro yera, muri ayo materaniro bahakura imbaraga ibashoboza gutsinda ibishuko. Iyi ni imbaraga y'umwuka wera Imana yarayisezeranye. Tubisoma muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje 190 haranditse ngo amateraniro yahamagajwe n'itorero nk'amateraniro makuru rusange arizo za cap meeting, amateraniro yahamagajwe n'itorero, amateraniro makuru rusange, amateraniro yo ku itorero ry'iwacu, hamwe n'ibihe byose bikorwamo umurimo w'umuntu ku giti cye wo guhuza imitima y'abantu, ni imyanya Imana iba yasezeranye guhuriramo natwe kugira ngo itange imvura y'umuhindo n'iyitumba. Iyi mvura y'umuhindo n'imvura y'itumba igereranya imbaraga y'umwuka wera. Imvura y'umuhindo ni imbaraga y'umwuka wera itera umutima wacu guhinduka tukabyagwa ubwa kabiri, ikadutera kwihana, kubabazwa n'icyaha no gutandukana nacyo, kandi ikaduha imbaraga zo kukinesha. Imvura y'itumba ni imbaraga y'umwuka wera idufasha guhamya ibyo twizeye, ikanabidukomerezamo kugira ngo tutazateshuka tukabivamo. None ngo iyi mbaraga y'umwuka wera yo muri ubu buryo bwombi uko ari bubiri tuyibona ari uko twitabiriye amateraniro. Ubu ni ubwiza buboneka mu materaniro. Ndagira ngo noneho iyi mbaraga y'umwuka wera iyo tuyibonye iyije, ubyanditswe ratubwira ngo umwuka wera mu gitabo cya Yohana igice cya 16 n'umurongo wa 8 muzakomeza gusoma kugeza hepfo ku murongo wa 13, uwo naza azatsinda bisi. Uyu mwuka wera niwe udutsinduka twemeza ibyaha. Ngo uyu mwuka wera azatuyobora mu kuri kose. Ubwo ntabwo umuntu azayobagurika ngo ajye mu binyoma afite imbaraga y'umwuka wera. Uyu mwuka wera ngo uzatubwira n'ibyenda kubaho. Uyu mwuka wera ngo niwe uzatsinda bisi akajya bemeza n'ijambo ry'Imana. Kubura uyu mwuka wera ububuze ikintu gikomeye, kandi mwumvise ko aho twashobora kubonera ni ukuboneka mu materaniro yera. Ngubu ubwiza bw'amateraniro, akaba ari nayo mpamvu Imana ihamagarira buri muntu wese kuboneka mu materaniro, kuyitabira ndetse no kuyabamo. Niyo mpamvu kuyaburamo umuntu rwose abahombye ikintu kinini cy'ingenzi. Reka noneho tugere ku ngingo ya kabiri. Ubwo ingingo ya mbere irebana n'ubwiza bw'amateraniro tuyivuyeho, tuyibonyeho ibi byiza bigeze muri 5 tubona dukesha kuboneka mu materaniro. Reka tuvuge ku bitunyaga kwitabira amateraniro. Satani kuko nawe azi neza ko hari inyungu n'ibyiza tubona mu materaniro, yateguye bimwe mu bintu bigendereye kutubuza kwitabira amateraniro. Ubwa mbere ategura imirimo, uruhuri rw'imirimo, kugira ngo rutunyage kuboneka mu materaniro. Uru ruhuri rw'imirimo mu by'ukuri ni byiza gukora, tugategura hazaza hacu heza, tugategurira abana bacu hazaza heza, ariko tugomba kugena igihe cyo guhura n'Imana, igihe cyapanzwe neza ngo ni itorero, igihe cyaringanijwe cy'amateraniro rusange nk'aya turi kumva turamaramo icyumweru cyose. Ngo ikintu cyose cyakubuza kuyitabira ukuriye kucyitaza, kuko aba ari umugambi wa Satani kugira ngo akunyage guhura n'Imana. Satani yagiye abyungukiramo cyane mu kubuza abantu kwitabira amateraniro, binyuriye mu kubateza uruhuri rw'imirimo myinshi. Muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo paje 255
handitsemo aya magambo akurikira. 255 haranditse ngo Satani arakoresha imbaraga ze zose kugira ngo atandukanye abantu n'Imana. Satani arategura uburyo bwose akoresheje imbaraga ze zose kugira ngo atandukanye abantu n'Imana. Hano haranditse ngo kandi agera ku migambi ye aho hasanze imibereho y'ibyobokamana yararohamye mu mirimo. Abantu iyo bakunze imirimo myinshi bakaba mu mirimo kugeza ubwo bibanyaga kwitabira iby'iyobokamana, ngo Satani abageze neza ku mugambi we. Hano haranditse ngo niyo Satani ashoboye gutuma ibitekerezo byabo birundukira mu mirimo kugeza ubwo basigara batakigira igihe cyo gusoma Bibiliya, kabiri igihe cyo gusengera mu rwiherero, gatatu batakigira n'igihe cyo gutamba igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba cy'ishimwe no guhimbazwa. Reka amateraniro y'umuryango abashimishije kandi ateye ubwuzu. Satani ngo ajya atuma abantu batitabira amateraniro, yaba amateraniro yaringanijwe n'itorero, yaba amateraniro nk'aya yaringanijwe aho aduhuza amara igihe kirekire, yaba amateraniro ngo yo mu muryango iwacu. Ayo yose Satani ategura uburyo araduhuza kuyitabira kugira ngo tutaza kubonamo za nyungu twahoze dusoma haruguru. Ngo ariko uburyo bwa mbere akoresha ngo nuku twuzuzamo uruhuri rw'imirimo kugeza ubwo abantu bapanga imirimo bakabura n'agahe na gato ko gusenga, bakabura n'agahe na gato ko kwisomera Bibiliya, bakabura n'agahe na gato ko kuboneka mu materaniro ahasengerwa. N'igihe bahageze nabyo turaza kubibona, Satani agatera intekerezo kuba mu mirimo yabo, impagarike ikaba mu materaniro ariko umutima wo wibereye mu mirimo, n'ubundi bagahomba ubwiza bw'amateraniro bakabubura. Noneho bavandimwe, ijambo ry'Imana ritubwiye ko nubwo ari byiza ko tugira imirimo dukora, yaba ubucuruzi, guhinga, korora, akazi dukora, dukorera abandi, dukorera leta, iyo mirimo ni myiza kuyikora kugira ngo tugeze ku buzima, iduheshe uburyo bushobora gutuma tugira ubuzima bwiza bw'imibereho myiza. Ariko igihe bitunyaze bikatunyaga agahe ko kubana n'Imana mu gusenga, agahe ko guteranira hamwe n'abandi, mu by'ukuri ako kazi kaba katubereye ikigirwamana, bikazatuma duhomba kubona ubugingo buhoraho. Rero imirimo ni kimwe mu bintu bitunyaga mu by'ukuri umugisha twagakomoye mu materaniro. Gukunda iyi mirimo, uruhuri rw'imirimo myinshi itondetse idakuranwa kugeza ubwo tubura ibihe byo gushaka Imana mu gusenga, bituma iyi mirimo iduhindukira ibigirwamana, kuko mbere na mbere ibi mirimo yacu Imana ikaza ku mwanya wa kabiri, bumwe no kuza ntize no mu bitekerezo, ikaba ibaye ikigirwamana. Ariko igihe tugenye ibihe byiza byo kuboneka mu materaniro, tukanabihuza n'ibihe byo gukoreramo iby'ubu buzima busanzwe, nabyo bipanzwe neza, mu by'ukuri Imana ibona ukwihira iyo mirimo dukora, maze nayo ikabona umugisha, yamigisha tukabona kubona umugisha ari iby'umwuka tukaba twabibonye, kandi n'umugisha mu buzima busanzwe nawe tukawubona. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyo mu mirimo yacu isanzwe cyatunyaga kwitabira amateraniro, yo guhuriramo n'Imana ngo igire ikitumarira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu bintu bijya bitubuza kwitabira amateraniro, ni ugusinda amaganya y'isi. Mu by'ukuri gusinda amaganya y'isi ni kimwe mu bintu Satani ajya atera abantu, maze ugasanga inyungu z'iby'isi nubwo bisa n'ibihuye n'imirimo tumaze kuvuga haruguru, ariko akenshi benshi tubyinjizwamo no gusinda amaganya y'isi. Habaye n'abantu basinda amaganya ntibashobore ngo banajye gukora n'ibyo by'isi ngo babijyemo, bakabaho gusa ari abasinzi b'amaganya bo kwifuriza hamwe gusa, maze
nabyo bikabanyaga kuba mu materaniro yera. Umuntu akabaho gusa ari umuntu mu gitabo cya Luka igice cya 21 n'umurongo wa 34 mwumva aya magambo bavandimwe. Gusinda amaganya y'isi nabyo bitunyaga kuboneka mu materaniro. Niyo wayabonetsemo ariko ukayabamo umutima wuzuye amaganya, ntabwo mu by'ukuri wabona umugisha ukomoka mu materaniro yera. Hano ni Luka igice ni cya 21 umurongo ndasoma ni uwa 34 haranditse ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Gusinda amaganya y'isi ni kimwe mu bintu bijya binyunyuzamo abantu kwitabira amateraniro, kandi hakaba n'igihe umuntu abaye muri ayo maganya ntashobore no kugira n'icyo yiyungura, yewe no muri n'imirimo isanzwe ntashobore kuyijyamo, akaba mu maganya gusa, yuzuye umutima we, yuzuye intekerezo ze. Muri Bibiliya nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa bati, kuko yarazi neza ko amaganya abuza abantu umugisha w'Imana, aravuga ngo ntimukiganyire kuko ntacyo mubasha kwiyungura, ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, abana bacu bazabaho bate. Ugasanga ayo niyo maganya umuntu yuzuyemo, kugeza ubwo akunyaga gusenga, amaganya akakunyaga gusoma ijambo ry'Imana, amaganya akanakunyaga kujya aho abandi bari ngo ushobore kumva ijambo ry'Imana ryo kukubaka. Aya maganya si meza. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice ni cya 5 umurongo ni wa 7 avuze ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Amaganya, ibyo dukeneye byose tugomba kubikorera Imana, kandi ntitwabiyikorera tutabonetse aho duteraniye n'abandi ku buryo bwiza bwatuma tubona umugisha. Rero hari igihombo kijya kibaho, wenda turaza kuza kubona ku batitabira amateraniro, ariko dukwiye kumenya ko ibi bintu bitunyaga kwitabira amateraniro dukwiye kubireka, tukitandukanya nabyo, tukitabira amateraniro kuko ariho tushobora kubona umugisha. Noneho reka tuvuge ku bintu ibihombo duhura nabyo biturutse ku kutitabira amateraniro. Iyo tutitabira amateraniro nitwe tubihomberamo. Nkuko twabonye ko amateraniro ari meza, iyo ayobowe neza natwe tukayajyamo bimeze neza, mu by'ukuri tuboneramo umugisha, ariko iyo tutayagiyemo, tutayitabiriye, nabwo turahomba. Habaye n'igihe duhomba umugisha uboneka mu materaniro twanayagezemo. Kamanze mvuge igihombo tujya tugira. Bwa mbere, igihombo tugira kandi twageze mu materaniro ari nacyo gikomeye. Buriya mu by'ukuri uzi kureka imirimo yawe, warangiza amateraniro nk'aya anyura ku ikoranabuhanga ugatakaza amayinite yawe na za megabayiti zawe, ukaba wageze ku murongo ngo nibura ukurikirane, ariko n'ubundi Satani akakuriganya biciye muri izi nzira, maze ugahomba ibyiza wagomba gukura mu materaniro. Muri iki gitabo cyitwa Umubwiriza, kandebe ko aya magambo nyabona, hari amategeko Imana yapanze y'uburyo abantu bakwiriye kuboneka mu materaniro, uko bakwiriye kwifata kugira ngo bashobore kuronka ibyiza biyakomokamo. Kugira ngo turonke ibyiza bikomoka mu materaniro, tugomba kuba twujuje ibi bikurikira. Umubwiriza igice ni cya 5 kuri bamwe, igice ni cya 5, kandebe ko aya magambo tuyabona. Umubwiriza igice ni cya 5 umurongo wa 1. Ubwo mu zindi Bibiliya namwe muraza kureba, hano haranditse ngo iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Niba ari ikintu cyitonderwa habagiye kwibandaho ni amateraniro. Hano haranditse ngo nujya mu nzu y'Imana
ujye urinda ikirenge cyawe. Igihe ugiye mu materaniro aho abantu b'Imana bateraniye, aho ariho hose, haba aho abantu bahuriye, ni impagarike zabo zihari, cyangwa se no kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga aho uri, ni amateraniro ari kunyuzwa kuri radiyo, urushinge rwose warushyize neza ku murongo wa radiyo, ariko ujye wirinda. Ubwo aha ubwa mbere bavuze kurinda ikirenge, aho naho abantu bahuriye impagarike zabo zihari. Ndihutira ngiye ahagana hepfo, wegera wumve biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa. Ubwo icya kabiri, mu materaniro amatwi akwiriye kurindwa cyane kugira ngo ushobore kumva. Gutakaza umwanya impagarike yawe ikaba ihari, ariko amatwi yo ugasa n'uyashyize ahandi, ntushobore kumva, ubuhombye. Ikindi hano baravuze ngo ntunakihutire kubumbura akanwa kawe. Kenshi usanga abantu mu materaniro bakunda kurangwa no kuvugagura. Bamwe bavuga banenga ibivuzwe, ijambo rigasomwa ry'Imana, umubwiriza akigisha, abantu mu by'ukuri babonetse mu materaniro, bari aho bari kwigishirizwa, agatinda ari kunenga rya jambo ryasomwe ryo mu ijambo ry'Imana, kuko rinyuranyije na kamere ye, rinyuranyije n'ibyo wifuza. Ngo mbega wagize ngo ibi byose wabishobora, ngo nabariya ngo bapfa kubivuga ngo nabo ntibabishobora. Mu by'ukuri ukwiye kurinda akanwa kawe. Abandi ntibatinya kunegurana, banegura ibyo byigisho, banegura umubwiriza, banegura bagenzi babo baje mu materaniro. Reba uko yambaye, reba noneho uko asa, reba uko ameze, uko ibyo ugasanga nibyo biri mu mitekerezo byabo, maze bagahomba ibyiza bagomba gukura mu materaniro. Noneho ikindi gikomeye, hepfo niho bavuze ngo nukorera amagambo yawe ajya aba make. Aha tuhabonye ibintu bitatu: kurinda ikirenge cyawe, ubwo ni ukwirinda uko winjira mu iteraniro n'uko usohoka n'uko uhaguruka. Hari abantu benshi mu by'ukuri usanga aho bateraniye ahaguruka buri kanya, bageriye mu materaniro kurebwa, bagakenera guhaguruka buri kanya ngo babarebe abandi, gusakuriza. Cya kabiri, abasakuza mu materaniro badashoboye gucunga akanwa kabo. Gatatu, barangara ntibashobore kumva, barangajwe na bagenzi babo cyangwa se n'urundi rusaku ruri kuvugira mu ntekerezo zabo. Ibi bituma bahomba kandi baje mu iteraniro. Ibi bihombo rero, ugahomba kandi wahabonetse, mu by'ukuri ubuhombye cyane. Aha reka tuhave, ahubwo tugere noneho ku batashoboye kuza na gato, nabo baba bahombye rwose. Kutaboneka mu iteraniro ngo wige ijambo ry'Imana, uhura n'ibihombo bikomeye. Hepfo muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ni paje 260, haranditse ngo abantu bamwe kubwo gutinya guhomba ubutunzi bw'isi birengagiza gusenga hamwe n'amateraniro yagenewe kuramya Imana, kugira ngo babone igihe gihagije cyo kugenera imirimo yabo cyangwa ubucuruzi bwabo. Imyifatire yabo yerekana ko isi ariyo bagize nyambere. Ubucuruzi, imirimo yabo bikabanyaga kuboneka mu materaniro. Mwumve igihombo hepfo baratubwira ibihombo bajya bahura nabyo. Hepfo haranditse ngo babamba inshingano zabo z'iby'iyobokamana, nyamara izo zari iz'ingenzi mu iterambere ryabo ry'iby'umwuka, bakabigurana ibintu byo muri ubu buzima, maze bakananirwa kwakira ubumenyi nyakuri n'ubushake bw'Imana. Ntibashyikira gutungana kw'imico ya Gikristo, maze ntibagere ku rugero Imana ishaka. Aha mwumva ibihombo batangiye guhura nabyo. Icya mbere, ngo bananirwa kwakira ubumenyi bukomoka ku bushake bw'Imana. Ubwo iyo abantu batitabira amateraniro, babura igikuriro cy'iby'umwuka, bakagwingira mu birebana n'ubumenyi, ku buryo mu by'ukuri umuntu amara igihe kinini mu itorero, yarabatijwe, bivugwa ko ari umukristo, ariko kubwo kutitabira amateraniro akaba hadasobanukiwe neza ibyo yizera, igikuriro cye cy'iby'umwuka, haba mu ngeso, kuko umukristo akwiye gukura ahantu habiri. Dukwiriye gukura mu mico kandi tugakura no mu bumenyi.
ni mu gitabo cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 17 ngo kugira ngo dukurire mu ngeso kandi dukurire no mu buntu no mu bumenyi. Noneho kugira ngo dukurire mu kumenya neza Yesu Kristo, ubumenyi tububona ari uko turi kwiga, kandi ibyigisho tubibona turi mu materaniro. Usanga umukristo amaze igihe kirekire mu itorero ariko adasobanukiwe ibyo yizera, ku buryo mu by'ukuri ntamenya impamvu akwiriye gusenga apfukamye, ntamenya imyifato akwiriye kwifata asenga ko ari ugusenga apfukamye, ntazi impamvu akwiriye guterana ndetse n'umunsi Imana yategetse abantu bakwiriye guteraniraho no kuruhukaho, ntazi impamvu akwiriye kwitabira imihango y'itorero, umubatizo, ifunguro ryera n'ibindi, impamvu akwiye gutura amaturo, akabaho gusa akora ibintu kuko ari kubona abandi babikora, ariko nta bumenyi afite kuri byo. Kubura igikuriro cy'iby'umwuka ubuhombye, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ritumenyesha ko Imana itazigera yemera abantu bose badakuze mu by'umwuka, babana mu by'umwuka. Igihe cyose badakeneye gukura, ntabwo Imana izigera ibemera ngo ibahe ubugingo buhoraho. Impamvu byanditswe bitubwira ngo bazapimwa mu bipimo basangwe badashyitse. Noneho ikindi gihombo cya kabiri hano batubwira ngo ntabwo bajya bashyikira gutungana kw'imico ya Gikristo, babura gutungana kw'imico ya Gikristo. Noneho aha ijambo rikomeje ritubwira ngo bashyira imbere inyungu zabo z'iby'isi bishira, maze bakiba igihe bagombaga kwegurira umurimo wayo. Uretse no kuba abantu bafite igihombo gikomeye, muri n'abajura, kuko cya gihe cy'amateraniro bakabaye mu iteraniro ryera, iyo batayabayemo baba bibye Imana. Hepfo haravuze ngo abantu nk'abo Imana ibashyiraho akamenyetso, kandi amaherezo mu mwanya w'umugisha bazahabwa umuvumo. Imana ibashyiraho akamenyetso katari keza, iravuga iti ababo uretse no kuba bahombye igikuriro cyabo cy'iby'umwuka, bakaba bahombye gushyikira imico n'ubwiza bwa Kristo, hongereweho no kuba batazigera babona umugisha ukomoka ku Mana, ahubwo bazabona umuvumo. Rero bavandimwe, abantu iyo batabonetse mu materaniro baba bafite igihombo gikomeye. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo nimukirengagize guteranira hamwe nk'uko abantu bamwe bajya bagira. Mu Isirayeli bagiraga amateraniro y'ibihe, wenda twavugaho bigeze nko kuri 3 bikomeye. Bagiraga amateraniro y'ingando, bakagira amateraniro ya Pasika, bakagira amateraniro yo kwizihiza imisaruro yabaga yarabonetse wo ku munsi wa 50 witwa Pentecote. Aya materaniro bayitagaho cyane ku buryo umurongo wa Bibiliya utubwira ngo uwaburaga muri ayo materaniro yakurwaga mu bwoko bwe. Kwibura muri aya materaniro utarwaye, ukabura muri aya materaniro mu by'ukuri nta zindi ngorane zikomeye wahuye nazo, wagomba gukurwa mu bwoko bwawe. Inyandiko iratubwira ngo byari itegeko ko ibihe 3 abagabo bose bagomba kuboneka imbere y'Imana i Yerusalemu, bakahaboneka baje kwiga, baje kwishyuhiriza mu by'umwuka, baje kuhakomerezwa, kuhakurizwa mu mico, kandi bakahakura impamba y'iby'umwuka bagomba gushyira n'abandi bato, abana bato babaga batashoboye kugenda urwo rugendo rurerure. Rero bavandimwe, amateraniro ni ingenzi. Ni nayo mpamvu ababaga bitabiriye amateraniro Yesu yabaga yateranije ku misozi n'ahandi hirya no hino, bahakuraga umugisha. Abarwayi barahakirizwaga, abafite ubumuga bwo kutabona barahahumukiraga, abafite ubumuga bwo kutumva bakahava mu by'ukuri bahumutse, bashoboye kumva, ku buryo n'abafite ubumuga bwo kutagenda bagashobora kugenda. Indwara zarakiraga bakiriye mu materaniro ya Yesu. Aya materaniro ni amateraniro yabaga ari meza, aho arimo umugisha. Rero bavandimwe,
hari ubwiza bw'amateraniro twabonye, aho abantu babonera igikuriro cy'iby'umwuka no gusobanukirwa ibyanditswe byera, aho abantu bakomerezwa mu kwizera no kwiringira Imana, aho abantu bahishurirwa mu buryo bwimbitse isano bafitanye n'Imana, aho abantu bakura imbaraga yo kujya gukorera Imana, ikindi aho abantu bakura imbaraga ibatera gutsinda ibishuko. Ibi ni ubwiza bw'amateraniro twabonye. Twabonye ibitunyaga kwitabira amateraniro yera. Twasanze uruhuri imirimo myinshi dupanga y'inyungu zacu ni bimwe mu bintu bitunyaga kwitabira amateraniro, no kudashobora kurinda neza umutima wacu ngo ube neza imbere y'Imana. Ikindi bitunyaga ni ugusinda amaganya y'isi, nayo ajya atunyaga kwitabira amateraniro yera. Ikindi tubonye ni ibihombo duterwa no kutitabira amateraniro. Muri ibyo bihombo tubonyemo ko duhomba igikuriro cyacu cy'iby'umwuka, tugahomba imico ya gikristo twari kubona tubonye amateraniro. Ikindi duhomba imbaraga y'umwuka wera, kuko twasanze ko Imana igiye isuka abantu ari uko bari mu materaniro yera. Rero Imana idufashe. Tugana mu musozo, nifuza gusoma aya magambo kugira ngo nayo agire icyo adufasha abavandimwe. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, hari amateraniro mabi ajya abaho dukwiriye kwirinda no kubamo. Amateraniro mabi dukwiriye kwirinda kubamo, kuko aho abantu bavuga hose ko bateraniye ntago aba ari amateraniro yera kandi meza yazana inyungu. Hari amateraniro mabi. Aya mbere twayasomye muri cya gitabo cy'Imigani igice cya 20 umurongo igice cya 23 umurongo 20. Amateraniro abantu bahurizwamo no kurya no kunywa gusa, ngo bagahagurutswa no kubyina, bagahagurutswa no kwinezeza, kutarimo kureka umutima wawe ngo utekereze ku Mana, bitarimo inyungu z'iby'umwuka. Amateraniro nk'aya akwiriye kwirindwa. Amateraniro mabi ya kabiri ngo ni amateraniro arangwa n'uruvangitirane rw'imbyino n'indirimbo zo kwihimbaza, ngo nubwo zaba zirimo zivuga Imana, ngo ariko arangwa n'umuvurungano. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kansomeho aya magambo mu buryo bwihuse mu minota mike, maze tugane ku musozo bavandimwe. Aya aravuze ngo Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kandebe ko aya magambo tuyabona. Bavandimwe, abantu b'Imana bakwiriye kwirinda ibintu ibyo ari byo byose byatuma amateraniro Imana yari yagennye ko ababera umugisha usanga ahindutse umuvumo. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, page 62 haranditse ngo handitsemo aya magambo akurikira ngo, aho indirimbo zizajya igihe kimwe zihinduka umutego, uruvangitiranye n'urusaku ruhungabanya ingingo zumva kandi rugahindanya ubusobanuro bw'ibyakagombye kuba umugisha. Iyo biyoboranwa ubwenge, imbaraga z'abakozi ba Satani ziteza imivurungano, zigatera gutitira no kuvuza induru ndetse n'akajagari k'urujijo, bifatwa nk'aho ari ukwigaragaza k'umurimo w'umwuka wera. Ibyo bintu byabayeho mu bihe byashize, bizabaho no mu gihe kizaza. Satani azatuma indirimbo ziba umutego bitewe n'uburyo zizaba ziyobowe. Hepfo aravuze ngo ubwaka, gutwarwa n'igishika, impano z'indimi z'ibinyoma n'imyiyerekano ivanze n'urusaku babifashe nk'aho ari impano Imana yashyize mu itorero. Bamwe bayobejwe n'icyo kinyoma. Imbuto z'ibi byose ntizabaye nziza. Hepfo ubwaka n'urusaku babibonye by'umwihariko nk'aho ari ibihamya byo kwizera. Bamwe ntibajya banyurwa n'amateraniro iyo hadatanzwemo igihe cyo kwidagadura banezerewe. Ibyo barabihirimbanira maze bagatwarwa n'igurumana, ariko icyitegererezo cy'ayo materaniro ntacyo cyungura. Icyitegererezo cy'ayo materaniro ntacyo cyungura. Iyo umuriro no kugurumana kwako kanya gato, iyo birangiye bagwa gacuho kuruta uko bari bameze mbere, kuko igishika cyo kwishimisha kwabo kitava ku isoko nziza. Aya materaniro nayo si meza. Imana iturinde bavandimwe.
nigeze nsoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, amateraniro ngo yajyaga aba meza igihe bahurira mu mirene n'abana b'Imana bari kwiga ibyo kugaruka kwa Yesu, ngo bajyaga babona igihe gihagije cyo kwiga ijambo ry'Imana, ngo kandi ngo bagapima ibyo bize ku mico yabo, ngo maze bakabikuramo kwihana, ngo buri wese akababazwa n'ibyaha bye, ngo agakura mu materaniro umusaruro wo kwezwa, ngo kugeza n'ubwo yafataga ibyanditswe byera mu mutwe yigiye muri ayo materaniro, ngo ntazigera byibagirwa kuko umwuka w'Imana yabaga yahamanukiye. Imana idufashe bavandimwe, iduhe kwita ku materaniro, kandi buri muntu wese ajye yumva ko ari umugisha kuyabamo, kuko ari byo bimuhesha ibyiza biyakomokaho. Nibyo mbasabiye nisabira ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen.